Nanone kandi n'undi munsi n'andi mahirwe kuri wowe ushobora kwibonera miliyoni 8 si bikiri ngombwa ko wakomeza no kuba mu bukode, kubera yuko nkuzaniye iyi nzu. Ni inzu yuzuye y'ibyumba 3 ndetse na saro waza ugaturamo ugatuza, hasigaye ubundi ugakomeza ubundi buzima utari mu icumbi. Iyi nzu iherereye mu murenge wa Bumbogo aho bita mu Kiriza. Nkuko uyibona ni inzu waza ukagura ugahita uyimukiramo, ariko ni inzu ifite icyangombwa cyayo kirihariye ku buryo ukimara kuyigura wahita ukorerwa mutation igahita ikwandikwaho. Ni inzu iri mu buso bungana na metero kare 125, iri mu gipangu cyayo. Iyi nzu iri ku muhanda cyangwa se umuhanda uyigeraho. Urabona ko no mu gikari hari aho washira nk'igikoni, amadushe n'amatuwarete mu gihe ibihari wenda byaba bitagikoreshwa cyangwa se byamaze kuzura. Ni inzu rero iri ku muhanda, muri make umuhanda uyigeraho kuva Imasizi kuri gare kuyigeraho n'amaguru ni iminota itarenga 10, kuko moto ni iminota nk'itatu. Na ahantu watanga 500 bakahakugeza. Icyo bikoze ntabwo imodoka yinjira mu gipangu, ariko nkuko uri kubibona ni ku muhanda, moto irahakugeza, imodoka irahagera. Nimba ukeneye iyi nzu, niba wari ufite inzozi zo gutura mu mujyi wa Kigali, aya niyo mahirwe. Nyandikira kuri iyo nimero iri kuri screen kuri WhatsApp cyane, cyangwa se umpamagare, hanyuma ubundi uze usure iyi nzu ariko unayigure, kubera yuko amahirwe nk'aya ntabwo aza kenshi mu buzima. Nkwibutse ko iyi nzu iherereye ahitwa mu Kiriza, ni hirya gato ya Masizi. Ni imidugudu ikurikiranye, kuva kuri gare ya Masizi kuhagera ni hafi cyane. Iyi nzu kandi iri ahantu hagenewe imiturire, na ahantu hagenewe gutura ibintu birushaho kuyituma wagira igitekerezo cyo kuba wayigura. Kuba iri ku muhanda no kuba iri mu gipangu cyayo cyihariye, byose ni ibintu byakagombye gutuma wihutira kuza gusura iyi nzu kugira ngo udasanga nayo bayigutwaye. Reka nkubwire ko 2K13 Business Limited aba ni abanyamwuga mu by'ubwubatsi, kubera ko batanga serivisi z'ibyangombwa byo kubaka, bagatanga serivisi zo gusana, kuvugurura no kongeresha icyangombwa, batanga kandi serivisi zo gupima ubutaka, bakora ibijyanye no kumenyekanisha imisoro ya Rwanda Revenue Authority, bakora kandi ibishushanyo by'inyubako zitandukanye, banakora igenagaciro ry'imitungo, bakanubakisha amazu ndetse bakanavugurura amazu, batanga serivisi zo gukata ibibanza, batanga serivisi za banki ndetse n'ubujyanama ku mishinga yo kubaka, banatanga serivisi zose z'irembo. Aba banyamwuga 2K13 Business Limited wabahamagara kuri iyo nimero ureba kuri screen yawe, cyangwa ukabandikira kuri email kaconstruction418@gmail.com. 2K13 Business Limited, ubunyamwuga mu bwubatsi.